Hareruya hareruya, tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu byerekana ko umuntu agiye kugwa cyangwa se ko yaguye mu bya mwuka. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe birushya, turi mu bihe bigoye, aho abantu twese twihugiyeho. Aho usanga abantu twese twihugiyeho dutanga impamvu zitandukanye mu murimo w'Imana. Ngiye kubaha urutonde rw'ibintu bitatu byerekana ko umuntu agiye kugwa cyangwa se yamaze kugwa mu bya mwuka. Nusanga hari aho nawe watsikiye, usabe Imana imbaraga kugira ngo ikubashishe kongera kwisubiraho, kugira ngo ukomezanye n'abandi. Ntuze kwiheba, ntiwumve uri wenyine, ahubwo ukomere, ushikame, wizere Imana kandi irakubabarira, ubyizere. Ikintu cya mbere kiranga umuntu waguye mu bya mwuka ni ugusiba nta mpamvu. Hano twibuke ko muri Bibiliya hari ahantu bavuga ngo ntimukirengagize guterana kwera, guteranira hamwe. Ntimukirengagize guteranira hamwe. Iki kintu abantu benshi usanga bari gutanga impamvu zitandukanye, ngo si ubundi bariya bandusha iki, ngo bariya se ngo ubundi bo batandukaniye he nanjye, ubundi si bariya, ukagira impamvu. Gusiba nta mpamvu, uru ni urwitwazo abantu benshi bagira, aho iyi mpamvu iri gusenya abantu cyangwa se igatuma abantu bava mu itorero, bareka umurimo w'Imana. Gusiba nta mpamvu. Abantu bateguye ikintu nta n'impamvu igaragara ufite, ariko wasibye. Rero niba hari aho ubona bitagenze neza, nawe ushireho akabazo, iyi ngingo uze kuyisengera. Niba uri muri bano bamwe bakunda gusiba nta mpamvu, nawe ugire umwete wo kuyisengera kandi Imana izagufasha. Kabiri, kurambira abagusura. Nyabuna niba wasibye rimwe ukabona abantu baje kugusura, n'andi mahirwe Imana, abo bantu n'andi mahirwe Imana iba yohereje kugira ngo baze bagukomeze, bakugarure. Ariko iyo utangiye kurambira abari kuza kugusura, bari kuguha inama, rimwe na rimwe ukabakwepa, cyane cyane mu rubyiruko ho n'ibindi bindi. Ariko ni ahantu hose, iyo utangiye kurambira abantu bari kugusura, baza bariya bahoraga baraza, mbese ni njyewe gusa, ni njye bahoraga nta wundi. Byibazeho nawe ubisengere kandi Imana izagufasha. Nanone kuri iki kintu cyo kurambira abagusura, wenda gato hari n'abantu bagira inzitwazo z'uko batabasura, ugasanga wenda abayobozi bo mu itsinda runaka urimo barizwa ntibagusuye, iki nacyo kigatuma ugwa. Iyi nayo ni indi mpamvu abantu bagenda bitwaza, ngo ntubansuye njyewe, ngo ntubagize, bigatuma aba ari byo ugwa, uva mu nshingano runaka, uva mu bintu runaka wari wizeye, ngo kubera nigeze guhura n'iki kibazo ntibansura.
none se nimba bataragusuye, Imana ntiyari kumwe nawe? Wagize ngo kuba ukiriho ugihumeka, wagize ngo Imana yo yakwibagirwa? Muri icyo gihe nubwo abantu, tugomba kwibuka ko nubwo abantu tutasugwa, ariko Imana yo iduhora iruhande, ihorana natwe mu byo tuba turimo byose. Imana iba iri kumwe natwe. Rero iyi simbona ko ari impamvu yatuma na n'ubundi uva mu bintu runaka. Birashoboka kuba abantu batagize, birababaza, ndi kubyumva, kubona wari hano runaka ukagira ikibazo ntibagire, ariko na n'ubundi hahandi wumva bikomeye, hahandi wumva nta n'umwe ukuriho, aho niho Imana iba igiye gusubiriza ikibazo cyawe. Rero gumamo, ntucike intege, shikama. Imana izahakurindira kandi izaguha imbaraga zo kuva muri icyo kintu ukomeye. Nkwibutsa ko turi kurebera hamwe ibintu byerekana ko umuntu agiye gupfa mu bya mwuka, cyangwa se yamaze gupfa mu bya mwuka. Ikintu cya mbere twamaze kubona ni ukusiba nta mpamvu. Gusiba nta mpamvu. Kabiri, kurambira abagusura. Iyi nayo ni indi mpamvu. Indi ya nyuma dusigaje, indi mpamvu ya gatatu, kumva ko hari ibintu byahariwe ba runaka. Muri mu itsinda runaka, uri mu itorero, urasenga, uri muri korari, ubariza mu itsinda runaka, mufatanyije gukora ariko ukumva muri wowe n'ibyo abantu ni ibyabo. Kumva ko wowe bitakureba, hari nibo bara. Ako kantu ni imwe mu nzira iba iri kukwereka ko uyu muntu ari mu nzira yo kugwa. Kuko iyo utangiye kuvuga ngo ni ba ntuza bireba, birangira wowe muri ya nshingano nawe wari urimo ugiye uyivamo gake. Cyangwa se niba wari uraje gusenga, kumva ngo barane bo bateguye amasengesho runaka, barane bo basanzwe bayagira, bariya nibo basanzwe ni ibyabo. Iki kintu nacyo wikangura, yabaye inzira, ari imwe mu nzira iri kukuganisha mu kugwa, cyangwa se akaba ari imwe mu nzira yatumye ugeraho ugwa mu bya mwuka. Reka nkwibutse ko twari turi kuganira kuri bimwe mu bintu bishobora kukwereka cyangwa se byatumye ugwa mu bya mwuka. Kugwa mu bya mwuka. Ikintu cya mbere twabonye ni ugusiba nta mpamvu, kurambira abagusura, noneho no kumva ko ibintu byose bitakureba, ko hari ba ntuzabireba. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora, hariho n'izindi mpamvu nyinshi, ariko izi ni zimwe mu zo nateguye zishobora gutuma cyangwa se kukwereka ko ugiye kugwa, cyangwa se ugasanga arizo zimwe mu mpamvu zatumye ugwa mu bya mwuka. Ndagushimiye wowe twabanye, kandi nanone sinagenda ntakwibukije gukora subscribe niba uri mushyashya. Hano uri ni kuri Jean Nsenga VCP. Sangiza abandi, kandi Imana iguhe umugisha, kandi wizere ko nubisengera Imana iraza kuguha imbaraga zo kugira ngo wongere ugaruke mu murimo wayo, nawe umwe mu batangabuhamya. Ntuze gucika intege, mbisenze byizeye mu izina rya Yesu.